karame nyagasani kuko waduhamagaye kugira ngo udukize ku neza yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, tugiye kwakira impano y'Imana muri uyu mwanya dufashwe n'amasomo matagatifu yo kuri uyu wa gatandatu duhimbaza mutagatifu Matiyasi intumwa tariki 14 Gicurasi 2022. Isomo rya mbere tugiye kuzirikana ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere umurongo 15 kugeza ku 17 wa 20 kugeza ku 26. Muri iyo minsi Petero arahaguruka ahagarara hagati y'abavandimwe bari bateraniye aho bageze nko ku 120. Nuko arababwira ati, bavandimwe, ibyo Roho Mutagatifu avugishije Dawudi mu byanditswe ku byerekeye Yuda wayoboye abafashe Yezu byagombaga kubaho koko. Uwo yari umwe muri twe kandi yaratorewe uyu murimo wacu. Koko rero nuko byanditswe no mu gitabo cya Zaburi ngo umurimo we uzahabwa undi. None rero hari abagabo twagendanye igihe cyose Nyagasani Yezu yari kumwe natwe, uhereye kuri batisimo ya Yohani ukageza ku munsi atuvanywemo. Ni ngombwa rero ko umwe muri bo yafatanya natwe kuba umuhamya w'izuka rya Yezu. Nuko bazana babiri muri bo. Umwe akaba Yozefu witwaga Barisaba, wari warahimbwe ntungane. Undi akaba Matiyasi. Hanyuma basenga bagira bati, Nyagasani, wowe uzi imitima ya bose, garagaza muri aba bombi wowe uhitiyemo kugira ngo ahabwe umwanya murimo wa gitumwa Yuda yeretse akajya ahamukwiye. Nuko bakora ubufindo maze bwerekana Matiyasi, uhera ubwo abarwa hamwe n'intumwa 11. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 113. Uhoraho yamwicaje hamwe n'abakomeye bo mu muryango we. Bayoboke b'Uhoraho, nimuhanike ibisingizo maze musingize izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho nirisingizwe ubu ngubu n'iteka ryose. Kuva igihe izuba rirashe kugera ubwo rirenga, nihasingizwe izina ry'Uhoraho. Uhoraho asumba kure amahanga yose, n'ikuzo rye rigasumba ijuru. Ninde wamera nk'Uhoraho Imana yacu, utetse ijabiro hejuru iyo gihera, maze akunama areba ijuru n'isi hasi ye, ahagurutsa indushyi mu mukungugu, akavana umutindi mu cyavu, kugira ngo amwicaze hamwe n'abakomeye, abakomeye b'umuryango we. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 9 kugeza ku 17. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanjye. Nimwubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, uko nanjye nubaha amategeko ya Data maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye kugira ngo ibyishimo byanjye bibabemo kandi mu byishimo byanyu bisendere. Ngira itegeko mbahaye, nimujye mukundana nk'uko nanjye nabakunze. Ndawagira urukundo ruto rw'uhara amagara ye kubera inshuti ze. Muba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Njye sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora, ahubwo mbitse inshuti kuko nabamenyesheje ibyo numvanye Data byose. Simwe mwantoye, ahubwo ninjye wabatoye, maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto, kandi imbuto yanyu igumeho. Bityo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Icyo mbategetse ni uko mukundana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Icyo mbategetse ni uko mukundana. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe. Imana itora uko ishatse, igatora uyishatse, igatora n'igihe ishakiye. Iyo Mana nisingizwe ubu ngubu n'iteka ryose, amen. Kera hari agakino abarimu batwigishije muri primaire k'abana bari gusimbuka umugozi, ko bari kuririmba bati, Padiri Matiyasi ntugahinge itabi, itabi ryica nabi, ryishe Murorongwere rimubuza kujya i Nyanza na Burundi, bakambona bagahunga, bakanyita Rubebe kandi ntari Rubebe, n'ibindi bikomeza. Padiri Matiyasi. Ku buryo nakuze ndetse na bagenzi bacu mu gihe cyacu twakuze twumva ko padiri wese yitwa Matiyasi, ariko nyuma nibo naje gutekereza kuri ubu butumwa bukuye muri aka karirimbo k'agakino k'abana bwo kudahinga itabi. Padiri Matiyasi ntugahinge itabi. Bityo ndushaho gutekereza no kubi bwaryo. Numva ko itabi ritavuze gusa iki gihingwa, ikimera, ahubwo itabi ko rivuze byinshi. Ingeso mbi, ibyaha, uhinga icyaha, za ngeso mbi zishobora kwica umubiri ndetse na roho itabuze. Nuko abambona bakanyita Rubebe nyine nko muri aka gakino, kandi ndi padiri. Ku buryo izo ngeso mbi zambuza gukora ubutumwa neza.
guhinga itabi, kunywa itabi, zikaba zanantera ipfunwe yewe kuko itabi ritera ipfunwe. Ukaba rubebe, navugaga icyaha bati Padiri Matiyasi ntugahinga itabi. Matiyasi kuko nyiri itabi ryica nabi. Uko bakomeza bagenda bampa ingero nyinshi z'abarinyoye bagapfa, navuga gupfa kuri roho. Izo ngero zose mbi cyane. Cyakora ntabwo nagarukiye kuri ubwo bubi nyine bw'itabi, ahubwo naje guhumurizwa n'igisobanuro cy'iryo zina Matiyasi, mpita numva ko iryo zina atari n'umupadiri gusa akagombye kuryitwa, ahubwo na buri muntu wese burya. Bityo buri muntu wese bikamutera kuzinukwa itabi, ejo utazaba rubebe. Ubwo izina Matiyasi, erezuma ekiriyezuma, Matiyasi ni izina ry'igihebureyi bivuga matatiyahu, bikavuga don de Dieu, impano y'Imana. Rero nakwibaza nti ninde muntu utari impano y'Imana koko? Ninde ufite ubuzima atahawe n'Imana? Nibyo koko Imana imenya intamenyekana, ikaba kugira igisonga cyayo, vicaire du Christ, ura kugisuzugurika kwicaza n'abakomeye, igira ngo rwakomeretse ubashe kuzakomeza abandi, ukomere uzakomeza abandi. Don de Dieu Matiyasi we, ntugahinga itabi. Abakristo bavandimwe, twese turi impano z'Imana. Uri impano y'Imana, umwihariko w'Imana, nanjye niko bimeze. Rero dukomere ku butorwe bwacu, bana b'Imana. Kuri uyu munsi twibuka mutagatifu Matiyasi intumwa, amasomo kizimu byacu yaduteguriye, mwumvise ukuntu aryoshye, aradufasha kuzirikana uko Imana imbona n'icyo yifuzaho. Ese abantu bo bashobora kumbonamo rubebe cyangwa Matiyasi? Imana yo imbona ite? Uko Imana imbona? Ese njye Imana irambona cyangwa ndibona? Ese Imana irandeba cyangwa ndireba? Bisoma rya mbere turazirikana itorero rya Matiyasi intumwa, watowe asimbuye Yuda wari umaze kwiyahura ubwo yari amaze kugambanira umwigisha wa Yezu Kristo. None intumwa zagabana na Petero mu gushaka kugumana umubare wa 12 wari warashyizweho na Yezu Kristo agendeye ku miryango 12 ya Isiraheli. Matiyasi yinjira cyo yongera kuzuza uyu mubare wa 12, anabye intero ya Zaburi y'uyu munsi yagarutseho bati Uhoraho yamwicaje hamwe n'abakomeye bo mu muryango we. Amen. Iyo ugambanye ku rwego rwa Yuda uhinduka rubebe nyine, uhinga itabi, unywa itabi nyine nka Yuda. Nguko rero ko intumwa zashishoje mu kuza umubare 12, kuziba icyuho mu mugambi w'Imana, kudatera itabi mu butumwa mu mugambi w'Imana, kugira ngo uko igisobanuro cy'umubare 12 cy'intumwa uko Yezu yari yarabiteganyije ukomeza mu murongo w'Imana. Imana yateganyije, yateguye kugira ngo Imana yashatse gikomeze kigumeho, umuntu akagitambamire nyine. Yezu none agakomeza agushingiraho, nawe ukabifata izo mu ntumwa ze kugira ngo agutume. Nibyo koko abakristo bavandimwe, kuba intumwa ya Kristo ntabwo ari ibigwirira umuntu, ahubwo bisaba kugumana na Kristo igihe kirekire. Ni nka yavuga igira iti, umenya umuntu ariko mwasangiye umufuka w'umunyu, ukamumenya wese Yezu Kristo, ukaba waramukurikiye. Anabyo Yezu ugiye gusubira kwa se muri iyi vanjiri yibutse intumwa ze kugumana nawe, ati nimugume mu rukundo rwanjye, nimubaha amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nubaha amategeko ya Data maze nkaguma mu rukundo rwe. Amen. Bana b'Imana, ivanjiri y'uyu munsi iratwibutsa ubumwe Yezu afitanye na se n'ubumwe afitanye n'intumwa ze, bahujwe n'urukundo bose. Ikigaragara kandi twumvise Matiyasi duhimbaza uyu munsi, izi nyigisho za Yezu yari yarazubahirije neza. Nabyo bagendeyeho mu matora, kuba ari umuhamya w'ubuzima bwa Kristo, urupfu n'izuka bya Kristo. Intumwa zagize ziti, hari abagabo twagendanye igihe cyose, Nyagasani Yezu yari ari kumwe natwe, uhereye kuri batisimo ya Yohani ukageza ku munsi atuvanywemo. Amen. Bakristo bavandimwe, uko biri kose Nyagasani afite aho ahera, yagiye kugutora ngo agutume, yagiye gutanga inshingano. Ntabwo Yezu yagutuma atoragura, ahubwo aratoranya. Yezu afite ko kwigaho utabizi, ntabwo ahera mu cyuka, mu kirere. Uko biri kose ntiyabura aho mwahuriye mukamenyana. Ese umuvandimwe, nihe mico myiza waba ufite Yezu yaheraho ngo agushinge ubutumwa, akwicaze n'abakomeye, ngo ube umupadiri, ube umubikira, ube umufurere, ube umumama mwiza mu rugo rwawe, ube umupapa mwiza mu rugo rwawe, ube umwana mwiza mu rugo iwanyu. Wagize se ngo kuba warabigezeho byarakugwiririye? Wasanga warakoze nka mariage koco, ukibwira ko ari nk'ingufu zawe zihambaye ufite zitumye uterura aho gutora cyangwa gutoranya. Hari nubwo mwigana muri benshi, akaba ari bamwe bagera ku muhamagaro wabo uwo bifuzaga, nawe ukicaro kicinye cyara ngo uri igihangange, ngo urakaze. Nyamara se nyabusa, imbaraga zawe nkeya, izo ufite nkeya pe, zakugeza ku kintu niba Yezu atagushyigikiye. Cyakora niba byaragutunguye
ufite akaga gakomeye pe, kuko Imana iyo igiye gutora ibanza gutegura ndetse no guteguza. Kwitegura neza bitabuze, ako kaneza aragakunda, guteguza, hanyuma yarangiza ikagutora nyine kugira ngo igutume. Uze kwibaza n'uyu munsi uti ese ni izihe ngeso mbi naba afite Yesu yashaka ko ndeka, bityo akangira umuyobozi, intumwa ye, kugira ngo mpinduke umuhamya w'izuka rye. Ntabwo urugero rwiza, ubuhamya ku rwego rwa Matiyasi, bityo abandi bakunze kumenya Kristo, ibaze nanjye nibaze. Bityo aho ndibone Kristo kandi mwereke abandi, menye Kristo mwereke abandi, mumenyesha abandi nka Matiyasi. Twumvise amatora intumwa zakoze, nuko izo ngingo z'amatora ziberekeza ku bakandida babiri, Matiyasi ndetse na Yosefu Barisaba, bamuhimbaga ntungane. Ahangaha tuzirikana ibintu bibuzanye muri aya matora. Ese ari Matiyasi watowe, ari na Yosefu utaratowe, uw'Imana ikunda cyane kurenza undi ni uwuhe? Bakristo bavandimwe, tutabeshya nk'abantu, akenshi iyo twumvise amateka y'abakandida babiri haza kubonekamo umwe ari uyu Matiyasi, binashoboke ko nta rindi zina rye ryari rizwi. Uyu Yosefu we yari afite amazina atatu bitewe n'uko bamubonaga neza, bamwita ntungane. Byumvikane ko utanagiye kure pe, ngewe numva niyo nari guhita ntora, kubera uko yagaragaye neza imbere y'abantu ndetse n'aya masirino ye meza. Ariko igitangaje uzi ko atari watowe, hatowe de Matiyasi, kandi Yosefu ari we ntungane. No kubera iki? Imana itora uko ishatse, uko ishaka, nabishatse n'igihe ishakiye. Umuhanga Papa Yohani wa mbere ngo yaravuze ati ngo hari abantu batatu muri wowe ugomba kwitondera. Ngo umuntu wa mbere ngo nuko abandi bakubona, bakuvuga, baguhimba wenda n'amazina. Umuntu wa kabiri nuko wowe wibona, uko wireba, uko wiyizi. Naho umuntu wa gatatu umukurikiye neza niwe rurangiza noneho, ni umuntu uko yakabaye, uko uri wese by'ukuri, uko Imana ikuruzi. Ese mubyeyi, muri aba bantu uko ari batatu wahitamo kuba uwuhe? Uko bakuzi, uko wiyizi, uko Imana ikuzi? Ibaze nanjye nibaze. Ndakubwiza ukuri, iyo intumwa zikiza kugenda ku marangamutima zari guhitamo Yosefu ntungane, ariko zimenya ubwenge, zishyira amatora amaboko y'Imana, ziti Nyagasani ubuze imitima ya bose, garagaza muri aba bombi wowe uhitiyemo, kugira ngo ahabwe umwanya wa gitumwa Yuda yaretse akajya ahamukwiye. Amen. Yuda yagiye ahamukwiye, none bazanye Imana mu migambi yabo, mu matora yabo. Shimwa Mana, kuzanya Imana iwanjye mu migambi yanjye yose bituma bigenda neza. Ibintu byose iyo biri mu Mana bigenda neza. Gusa kuba atari Yosefu utowe ntabwo twabicaho urubanza ko atari wowe rubikwiye. Nanone ahubwo ni ukumenya ko inzira z'Imana ari nyinshi, ari n'agatangaza, ku buryo Imana buri wese imugenera igikwiye aho akwiye. Muri bombi rero ari Matiyasi na Yosefu, buri wese ni umwihariko wa Nyagasani. Ntabwo Imana idushinga bimwe, ntabwo Imana itugira bamwe. Iyo variyete Imana irayikunda. Hari unyura ibumoso undi akanyura iburyo, nuko bakazahuriza hamwe hehe? Ku Mana, ku butagatifu, ku butungane. Ushobora gutsindwa amatora ubu ngubu yo kuba umuyobozi, ukaguma kuba umutekinisiye. Dore ko burya banavuga ko umutekinisiye ana uvunika kurenza nyine n'uwo muyobozi, ariko abayobozi akaba aribo bashimwa. Reka tuzirikane gato kuri umwitozo w'inzira z'Imana, umuhamagaro, ukuntu Imana ariyo ishobora guhitiramo ahantu wanyura. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abakobwa babiri bavukanaga ari impanga, aba wakwita de vraies jumelles. Ubundi ahangaha impanga nyazo ngo ntizisigana, ngo bakora bimwe, nanjye kuvuga bakarya bimwe, bakaryama hamwe, ngo iyo umwe akeneye kimwe undi nawe ahita agikenera uwo mwanya. Abo ni vraies jumelles. Ariko benshi dukunze kwibonera burya ngo burya baziba ari fojimo. Nuko rero abakobwa bombi bamaze gukura muri uru rugo iwabo ndetse n'abaturanyi, bibazaga uko bazashaka, barayobewe pe, ku buryo iwabo hajya hatambuka abasore benshi baje gushaka umwe, iwabo bakamutegeka ko ajyana n'undi. Nyumvira ababyeyi, ariko abasore birumvikana ntibabyemera kujyana abagore babiri. Nuko igihe kimwe kiza kugera, umusore umwe araza, aza kurambagiza gato, bigera naho musaba, bitegura nyine gukora ubukwe kugira ngo bazabane. Nuko abose bikomeza kubabera urujijo, uburyo Gakuru we agiye gusigara wenyine aho ngaho, maze iwabo barashega uwo musore ajyane Gato na Gakuru. Nuko Gakuru amaze kwanga, ariko Gato nakaba yarashyigikije icyemezo cyuko ntaho yajya ngo asige Gakuru. Ariko muri iyo minsi Gakuru akaba yari yiteguye kujya mu bihaye Imana ngo azajye kuba umubikira. Noneho abo byumvise ko Gakuru ajya kuba umubikira, na Gato agashinga urugo, bumva ibyo bintu bitavamo kuko ntibabyumvishaga ukuntu bajya gutandukana kandi ngo ari impanga. Umunsi umwe rero Gakuru yarageze mu bihaye Imana, Gato yiyemeza kujya kumusura, ajyanye icyifuzo cy'uko nawe agiye gusaba kwinjira mu bihaye Imana, ubundi by'urugo abishingukemo.
bityo ngo ye gusiga mukuru we wenyine. Ngo nuko gato ageze mu nzu y'abihaye Imana, gatagumayo ashaka gusaba nawe kwinjira. Uko ngo yakomeje kwitegereza ubwo buzima bw'abihaye Imana, ngo yabonaga bugoye, ngo aza kubihirwa n'iki kintu kimwe ngiye kuvuga. Yumvaga atashobora kubaho mu buzima bwe bwose, ngo ni umutuzo. Ngo yumvaga ntawe uvugisha undi, bakarya bacecetse, bagasenga bacecetse, birumvikana, bagakora ibintu byose bacecetse, ntawe uvugisha undi, kandi ngo noneho bagakora n'imirimo ivunanye ngo ntibavuge. None ikindi kintu gikomeye cyane cyatumye azinukwa n'ubwo buzima bw'abihaye Imana, ngo Gakuru ngo bari baramuhaye kuvomerera ishyamba, nuko Gato agatungurwa no kubona Gakuru ashishikaye, ndetse Gato yanagerageza kumufasha. Gato akabona ari kuruha bikomeye, akabona undi we arabikunze, ari kuvomerera ishyamba kandi abikunze. Ukiye mu gitondo Gato azinga utwe, azingazinga y'abaruwa nyine yari yaje yitwaje ngo agiye gusaba kugira ngo yinjire mu bihaye Imana, maze arataha yiyamirira abwira iwabo ati nabonye Gakuru abikunze cyane, mbona nta musagarira, rero tumureke agume hariya nanjye njya ahandi. Nuko hashize iminsi mike bwa bukwe buraba bwa Gato n'umusore we, arashyingirwa. Nuko za mpanga babana bombi batandukana batyo, umwe yiha Imana undi ashinga urugo. Sijye wahera. Umuhanga ati bakristo bavandimwe, ku isi nta kintu gisa n'ikindi. Yani imitonyi ibiri y'amazi ushobora kubona ukagira ngo irangana, ntishobora kungana. Uko umutonyi umwe uri iburyo undi ukaba ibumoso, ubwabyo byahise bitandukana ako kanya. N'impanga ebyiri de vrai jumeaux baratandukanye cyane, ko nyine Imana ntabwo yabahamagariye kujya hamwe. Nguko ko Matiyasi ndetse na Yozefu hagombaga kuboneka umwe ujya mu mubare w'intumwa za 12, umwe akajya iburyo nyine undi akajya ibumoso, umwe akajya hamwe undi akajya ahandi, buri wese aho Imana imuhamagara. Cyakora buri wese ahantu ageze akirinda kuhagira gute, guhinga itabi. Nirinze kuvuga kuri hanywera. Muvandimwe mwana w'Imana, nawe nushaka kujya mu muhamagaro uyu n'uyu ukabona bitari gukunda, humura, ntugacike intege, ahubwo nawe ujye uhamagara Imana nkuko ziriya ntumwa zihamagara Imana mu matora yazo. Uzirikane kutarusha Imana ubwenge, bityo uzishimira aho Imana igushyize, uhakore igikwiye mu gihe gikwiye, wishimire ubutumwa hawe n'Imana ibinyujije ku bakuru, abayobozi nabo kandi bavugiwemo n'Imana. Aho Imana iza gutuma hose niwishime unezerwe, birabe gusa bizakugeza ku butungane, kandi n'ikimana ishaka ngiki kitarusange twese tugomba guharanira nk'aba Matiyasi binjiye mu ntumwa, ubutungane, ubutagatifu. Aho uzajya unyura hose buri munsi biba ari ubutungane, ubutagatifu mu murimo wose, ibyo ukoze byose. Navugaga mu mutima wawe uharinde itabi, uharinde ikibi, habe hari ubutungane kubera Imana. Yesu umwana w'Imana, mbaguharanira kubonwa nawe aho kwibona cyangwa kubonwa n'abandi. Yesu nduwawe buri munsi, unyigarure buri munsi. Matiyasi mutagatifu, udusabire. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukora Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.